nimusenga ntimukamere nk'indyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwiza ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinge urugi uhereko usenge so mwiherereye, nuko so areba ibyiherereye azakugororera. Nimusenga ntimukavuge amagambo muyasubiramo hato na hato kuko abapagani bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyiza mukenye mutaramusaba. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe, none n'iteka ryose. Amen. Kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azabababarira. Ayo ni amagambo dusanga muri Matayo igice cya 6 guhera ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 14. Aya ni amagambo umuntu uwo ari we wese ashobora kuba yarasomyeho, ndetse nawe utarayasoma ndakwinginze ugende uyasome, ndetse nukomeza munsi uzakomeze igitabo cyose ugisome, kuko tubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Tubeshwaho n'ijambo ry'Imana kandi tubeshwaho byose na Kristo uduha imbaraga ndetse udushoboza gusenga. Ndumva rero twakicaye tukajya dusoma ijambo ry'Imana. Nk'ibisanzwe ni ku Nzira Nzima TV, mukomeze mukore follow, mukore share, tugume dusangire ubutumwa bwiza. Uyu munsi nari nashimye ko tuza kuvugana kuri aya magambo, ndetse tuyasome tuyabike mu mitima yacu, tunabike n'aho aboneka, ko aya ni amagambo meza, amagambo yakubaka. Ikintu cya mbere kirimo ni uko twigishijwe uburyo tugomba gusenga, ngo nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Nyine mubanze mwubahishe izina rye, kuko yakoze ibikomeye. Yakoze ibikomeye cyane. Hari aho wari ugeze utari kuva, hari aho wabonaga bikomeye arahagukura, ndetse hari aho nanjye ubwanjye nabonagaho ko nta kuharenga, ariko n'uyu munsi yahankuye, n'ejo azahankura, n'ejo ubundi ahankura. Agenda nyicaza mu myanya ntakagombye kwicaramo nkiri umwana w'umuntu, ariko kubw'amaraso ye ya Yesu Kristo nizeye, Uwiteka agenda amindura byinshi, Uwiteka agenda ahindura ubuzima. Nawe muri aka kanya ndagusabira Uwiteka guhindurira ubuzima, ndagusabira Uwiteka ahindura ubuzima bwawe, Uwiteka ahindura ubuzima bwawe, imibereho yawe. Ndabizi abantu benshi mubyuka byanze, hari igihe ubyuka byanze ukabona no kurya byanze byanze, ariko hari igihe Uwiteka uhindura ubuzima ashobora kuguhindurira bimwe ubona byanze, ejo ukabona bikunda. Ntimwibagirwe kumfollowinga, ntimwibagirwe gusharinga ubutumwa bwa Yesu Kristo kugira ngo bugere ku bantu bose. Murakoze.